Mu gice cya mbere duherukana Lily asaba wa mugabo yuko yamubera umufasha. Reka dukomeze n'igice cya kabiri. Amagambo ya Lily yatangaje cyane uyu mugabo. Nuko aramubaza ati niko se madamu, ibyo uvuze wabitekerejeho? Ntabwo ureba ko mbana n'ubumuga? Turaramuka dusezeranye ushobora kubyicuza nyuma y'ubu bukwe cyangwa ikindi gihe. Lily ntiyasubije uwo mugabo, ahubwo yakomeje kumwitegereza, arangije nawe aramubaza ati none se wa mugabo we nanjye nkwibarize, wasiga umugore wawe ugasanga undi mugore? Umugabo nawe nta kuzuyaza ati reka ibyo ntibyashoboka. Lily nawe ati naho rero nanjye sinzabyicuza, wowe upfa kwemera ko dushyingiranwa gusa. Umugabo yitegereje mu maso ya Lily abona ko huzuyemo ukuri, nawe nta kuzuyaza, azunguza umutwe, arangije aramubwira ati reka dushyingiranwe. Nguko ubukwe bwa Lily bwari bugiye gupfa bwahise bukomeza nk'uko byari byapanzwe. Umukozi w'Imana nk'umutangabuhamya wa mbere, nuko bahererekanya indahiro. Mu gusohoka mu rusengero, Lily yumvise hari ikibura. Nk'uwari uri gusunika intebe umugabo yari yicayeho, yibutse ko ibyo bapanze byose batigeze bibwirana. Nuko aramubwira ati ariko wari uzi n'ikindi? Nta zina ryawe nzi. Umugabo aramubwira ati nitwa Nelson Kingston. Lily nk'utunguwe ati uretse gato, Nelson Kingston? Umwana mukuru wo mu muryango w'aba Kingston? Nelson yabonye mu maso ya Lily hasa nk'ahaje mu mwijima, maze aramubaza ati ni ikihe kibazo? Noneho urabimenye ko washyingiranwe n'umugabo abantu bose bita umuhombyi? Utangiye kubyicuza? Inkuru ya Kingston, umwana mukuru wo mu muryango w'aba Kingston, yari ikimenya bose mu mujyi. Mama wa Kingston yitabye Imana ari kumubyara. Nyuma yaho papa aza kwishakira undi mugore. Hashize igihe Kingston yarakuze, nibwo yaje gukora accident ari mu modoka, birangira avunitse amaguru, ababaye pararize, aribyo byatumye bahora bamukwena ngo ni umuhombyi nta kintu ashoboye. Mukase yaje kubyara undi mwana w'umuhungu, birangira bisa nkaho bamugize igicibwa mu muryango. Amahirwe ni uko nyirakuru yari akiriho, aba ari we umurera. Naho iyo atabaho, Kingston aba yaraciwe kera akajya gusabiriza mu muhanda. Kingston kuri we yiyumvishaga ko nta mugore wamukunda ngo yemere ko babana, kereka ari uwuje akurikiye amafaranga. Ntiyabanaga n'ubumuga gusa, ahubwo n'umuryango we wabonaga utakimwitayeho. Rero nta kindi yari yiteze kuri Lily usibye kwicuza kuba bakoze ubukwe shisha itabona, kandi agiye kubana n'umuntu abona ko ufite ubumuga. Gusa Kingston yaje gutungurwa n'uko Lily ibyo byose ntacyo byari bimubwiye, nubwo ntacyo yamubwiraga, ariko yabibonaga mu maso ko nta kwicuza bifiteho, ahubwo amubonamo umuntu ufite umutima no gukunda n'abo baba baratereranwe. Bageze hanze, Lily yafashe akaboko ka Kingston, nuko aca bugufi aramubwira ati nakubwiye ariko njyewe iyo nafashe umwanzuro ntabwo njya nicuza. Ubu rero niba twashyingiranwe, ngiye gukora ibishoboka byose ugira ahitwa iwawe huzuye urukundo n'umunezero. Kingston ati uravugisha ukuri? Gusa ukabona atabyemera neza. Nuko arongera aramubwira ati reka dutegereze tuzarebe. Amatsiko wabonaga atangiye kuba menshi kuri Kingston, yibaza niba atari amafaranga amuzanye igihe bazamarana. Ibiganiro bitarakomeza, imodoka nziza yahise iparika impande zabo. Nuko Kingston ahita abwira Lily ati tugende. Lily abanza guhagarara areba hirya no hino, ati njyanye he? Kingston na confidence nyinshi ati nkujyanye mu rugo.
none se ntitwabanye nk'umugabo n'umugore? Nk'ibisanzwe tugomba kujya kubana. Aya magambo yatumye umutima wa Lily wongera gutera ukundi. Yatumye yibuka urugo yabanagamo na Felix, umwe bakoranye buri kimwe cyose ngo bazubake umuryango yifuzaga. Gusa ubu bikaba bitagikunze, akaba agiye kubana na Kingston. Yikije umutima nuko arahindukira abwira Kingston ati mbabarira gato, hari ibintu nari ngiye ntakemuye nshaka kubanza kwitaho. Niba bitakugoye wampa aderesi na contact zawe, nabirangiza nkaza kukubanza. Kingston ati cyo ntabwo ushaka ko tujyana? Lily atoya nta kibazo, ni akantu gato nakifasha kandi ntabwo nshaka kukugora. Kingston ntiyamusiganyije, bahanye aderesi nuko yinjira mu modoka aragenda. Lily yasubiye mu rugo aho yabaga na Felix. Hashize nk'igice cy'isaha ahagaze imbere y'umuryango yanze kwinjira, gusa yaje gufungura atangira kugendagenda mu nzu areba imitako n'ibindi byamwibutsaga uburyo yari abanye na Felix. Nuko atangira kugenda akusanya buri kimwe cyose, udutambaro two ku meza, utuvaze tw'indabyo n'ibindi byose byatumaga yiyumva nk'uri mu rugo iyo yabaga atashye. Nuko akaba ari kubireba akabona habaye nka gereza. Nta gutinzamo yahise afata buri kimwe cyose badekoye atangira kubishwanyaguza, arabiterura ajya no kubijugunya muri puberi. Kuri we yari ahisemo gutangira bundi bushya, agasiga ahahise inyuma atitaye ku bamubabaje. Arangije yafashe valise atangira gupakira ibye byose, gusa intekerezo zisa nkaho ziri ahandi. Muri uko gupakira ntiyigeze yumva ko hari uwakinguye akinjira akamwitegereza ibyo akora byose. Uwo nta wundi ni Felix wari uri kwitegereza ibyo Lily yari arimo yumiwe. Nuko aramubaza ati Lily, ibyo ni ibiki uri gukora? Naha rero igice cya kabiri kirangiriye. Naho ubutaha, murakoze. I opened up my door.